Reka nkushimire wowe uhisemo kubana natwe mu kiganiro cyacu cya none. Uhisemo kubana natwe, reka nkusabire umugisha. Gusa niba uri mushya kuri iyi channel, reka nkusabe gukora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu byigisha biba bitandukanye binyura aha hantu. Wibuke gukanda like ndetse tugezeho n'igitekerezo cyawe binyujije muri comment. Uyu munsi rero twabateguriye ibintu 12 uzakora mu gihe uwo mwahoze mukundana yifuza kukugarukira. Ibi bintu biragoye ariko ntushobora kubikora nta kabuza. Wahoze ari umukunzi wawe azifuza kukugarukira kugira ngo mwongere kubana mu rukundo. Ikaze muri iki kiganiro cya none. Tutabatindiye rero, katubagezeho ikintu cya mbere uzakora kugira ngo uwo wahoze ari umukunzi wawe yongere yifuze kukugarukira. Ikintu cya mbere uzakora ni ukwiha umwanya wawe wenyine no gukora meditation. Ntukamuririre, ahubwo ujye wiha umwanya wawe wenyine, nawe azatangira kukwibazaho. Ikintu cya kabiri uzakora ni uko ugomba kugerageza kurira uri wenyine cyangwa se uri kumwe n'inshuti yawe magara ariko itazakuvamo. Impamvu ugomba kurira ni uko kurira birekura amarangamutima ufite, bikaba byagufasha kuruhuka. Ibi bizagufasha cyane ariko uzabikore utuje kandi uri ahantu hisanzuye. Ikintu cya gatatu uzakora ni ugushaka ibintu uhugiraho muri icyo gihe. Impamvu ni uko ushobora guhura n'ibikwibutsa ibihe wagiranye n'umuntu wakwanze. Nabona wihugiyeho cyane, azagutekereza atangire kukwifuza. Icya kane uzakora kugira ngo wari umukunzi wawe yifuze kukugarukira, mukure mu bantu wafataga nk'ab'ingenzi. Bimwe mu byo yaguhaga byibagirwe, ujye ushaka aho ukura ubundi bufasha yajyaga aguha. Wimwereka ko ukimukeneye, iryo ni ikosa rikomeye. Ahubwo byirengagize, ujye ubikura ahandi, nawe azatangira kubona ko nta kamaro yari afite cyangwa se akamaro yari afite utakigakeneye, ahubwo yifuze kuba yakugarukira. Icya gatanu uzakora ni uko ugomba kwigira nk'aho ubohotse ingoyi ye, wishimira ubuzima bwawe kurusha uko wabikoraga mukiri kumwe. Wite ku mubiri wawe, wambare neza ndetse ukore n'ibindi bizatuma yumva ko yaguhombye. Uzirinde amakosa yo kwicara ahantu wigunga ngo utangire gufata udufoto utwerekane ubabaye. Oya, wikora iryo kosa ryo gupostinga wereka buri wese ko wababajwe n'urukundo wari urimo. Iryo ni ikosa. Iki nukirinda, uwahoze agukunda azifuza kongera gukundana nawe. Icya gatandatu uzakora ni ukuri mu buryo mwahura uri kumwe n'umuntu yangaga. Ibi bizatuma yongera kwitekerezaho, yicuza impamvu yakwanze. Gusa bizaba byiza nubikora wabimubwiye kugira ngo atazagufata nk'umuntu wamuhinduye igikoresho cye. Uwakwanze azatangira kugukoraho iperereza kugira ngo amenye niba ukundana n'uwo muntu. Azaseba kuko nta mubano azasanga mufitanye uhambaye. Ikintu cya karindwi uzakora, ujye ukoresha social media zawe neza cyangwa imbuga nkoranyambaga, cyangwa se wirinde kuzikoresha. Burya iyo upostinga byerekana amarangamutima yawe. Niba wanzwe, postinga wishimye ku buryo yicuza impamvu yagusize. Ibi bizatuma yongera kukwifuza nta kabuza. Ikintu cya munani ni uko ugomba kugira ibanga ry'ubuzima bwawe. Hisha ibyawe kugira ngo atazamenya ibibi byawe, kugira ngo abone aho ahera agusenya. Iyubahe, bizakuzanira ab'ingenzi mu buzima bwawe. Ikintu cya 9 ugomba gukora ni uko ugomba kwirinda guhubuka mu byemezo ufata. Iyo ushwanye n'umukunzi wawe, hari abaza baje kugufatirana n'ibihurimo kugira ngo bakwigarurire. Icyo gihe hazaza n'indyarya, niyo mpamvu ukwiye kwitonda. Ikintu cya 10 uzakora ni ukugerageza kwisuzuma nka nyuma y'amezi 3 mutandukanye. Ushobora kuba ukumbuye uwo mwatandukanye, gusa ubonye abaye agukeneye bitewe n'uko yitwaye, mushobora gusubirana cyangwa ukamureka niba ubona ntacyo bimubwiye kuba hatagufite. Icya 11 uzirinda ni uko utitabira ibirori mushobora guhuriramo. Ashobora kuba agukumbuye ashaka kukubona, ariko ujye umuca amazi mu ibanga. Naguhamagara ukumva aragushakira ibintu bidashinga cyangwa se bidafite akamaro, umuca amazi mu kinyabupfura. Umubwire ko utaboneka. Ibi bizatuma arushaho kubabazwa n'uko atakigufite.
ibi bintu nuramuka ubyubahirije, uwo mwahoze mukundana ari wowe wabigizemo uruhare runini ngo akwange, azicuza nta kabuza. Urukundo rurababaza, ariko burya iyo wanzwe uba ugomba gufata icyemezo. Inkundo zirababaza, hari benshi bangwa bakiyahura, bakarya ibinini, bakajya mu migozi, ariko wowe uzirindira ikosa bitazagutera indwara y'agahinda gakabije. Burya urukundo kuko rukora ku marangamutima y'umuntu, rubabaza umutima, ubwenge bw'umuntu ndetse n'ibindi. Niba warahemukiwe mu rukundo, ihangane ugerageze gukora ibi bintu, kandi nawe niba warahemukiwe ukumva uko bibabaza, uzirinde guhemuka, uzirinde kubabaza uwo wagukunze, kandi uzirinde kubabaza uwo mukundana. Gusa icyo nagusaba, niba waranzwe ndabizi ko wakomeretse, ndabizi ko wababaye, niba byarakubayeho inshuro nyinshi, ihangane kandi ukomere. Gusa niba ushaka kwihorera neza, uzakora ibi bintu 12 nubwo bigoye. Ikintu cya 12 ari nacyo cya nyuma mu byo nabateguriye, kizatuma umu ex wawe cyangwa uwo mwashwanya kwiruka inyuma, nuko ugomba gushaka ikintu kizaguteza imbere. Numara kugira ikintu ugeraho, azashaka uburyo yasubirana nawe kuko atarazi ko watera imbere. Yagufataga nk'umuntu w'umunebwe, yagufataga nk'umuntu udashoboye, cyane cyane abahungu baba bumva ko abakobwa nta kintu bageraho. Ariko wowe nuramuka ushwanye n'umukunzi wawe, niba waba uri umukobwa, uzashaka akazi ukora, uzashaka ikintu cyakubyarira amafaranga. Numara gukora ibi bintu, bizaguha umutuzo, ushobore kwiyakira mu gihe abandi bibagora. Gutandukana n'umukunzi wawe ntabwo bivuze ko ubuzima buba burangiye, ariko birababaza. Ariko nukora biriya twavuze haruguru, ukabona ko ashaka ko musubirana, uzicare wisuzume, nusanga ari ngombwa mwongere mukundane. Hari igihe nawe waba ukimukunda warabuze aho umuhera, kandi utarigeze ujya mu rundi rukundo. Gusa ikindi kintu nakongeraho, uzirinde guhita ujya mu rukundo igihe uzaba ushwanye n'umukunzi wawe. Igihe muzaba mushwanye, hakaza undi muntu ushaka kukuyoberanyaho, ntuzakore iryo kosa. Nakubwiye ko hari abazaza bashaka kugufatirana, hakazamo n'indyarya zishaka kukubabaza. Uzirinde guhubuka, uzirinde guhita ujya mu rukundo rw'ako kanya. Ni ikosa uba udakwiye gukora, ni ikintu ugomba kwitondera. Gusa nuramuka usubiranye n'uwo mwahoze mukundana nyuma yo gusuzuma biriya bintu nakubwiye, akongera gusubira kukubabaza, uzabivemo burundu, ntuzongere no kumutekereza. Utegereza igihe Imana izaguhera uwawe, ugukunda bya nyabyo, akakumara umunezero. Ndagushimiye we wabanye natwe, kubw'umwanya wawe wafashe ugatega amatwi iki kiganiro. Niba unyuzwe n'iki kiganiro, kanda like. Niba uri mushya, ukore subscribe. Wibuke gusangiza iyi nkuru n'umuntu uzi wakomerekejwe n'urukundo, n'umuntu uzi iki kiganiro cyasa n'amarangamutima ye yangijwe n'urukundo. Ndagushimiye wabanye natwe. Ibiganiro nk'ibi kuri Storyteller Joshua nakagaruka. Mwakoze kubana natwe muri iki kiganiro.